Ese birashoboka yuko umuntu mu by'ukuri watandukanye n'umugabo cyangwa se watandukanye n'umugore, cyangwa se abantu bashakanye, abantu batandukanye ko umuntu umwe ashobora kongera kubaho neza cyangwa se akabaho ubuzima bwiza nyuma y'uko atandukanye n'umuntu bashakanye. Rero hari abantu benshi mu by'ukuri bumva ko ubuzima bwabo ariho burangiriye, ugasanga abantu benshi batakaza ibyiringiro, abandi bagatakaza ibyishimo, icyizere, ndetse bamwe bakumva yuko nta mpamvu yo gukomeza kubaho bagifite. Ari naho usanga abantu benshi bafata umwanzuro wo kubaho bigunze bakajya ku madepresiyo, hari n'abo usanga biyahuye ku bw'izo mpamvu. Ariko rero uyu munsi muri iyi video yacu tugiye kuganira cyangwa se tugiye kuvuga uburyo ki umuntu watandukanye n'umugabo cyangwa se watandukanye n'uwo bashakanye ashobora kongera kwiyubaka nyuma y'uko batandukanye. So niba rero nawe hari ibyo wanyuzemo cyangwa se ukaba ufite umuntu uri mu bihe nk'ibi ngibi, iyi video yacu rero ntekereza ko iri buze kugufasha cyane, ndetse nawe ikaza kubasha kumufasha mu gihe uraza kuba wayimwereje. Rero niba ukunda ibiganiro byacu nk'ibi ngibi, ibiganiro byubaka ubuzima ndetse n'imitekerereze, ukore subscribe kuri Sobanukirwa 5 TV kugira ngo ibiganiro byacu by'ubwenge, ibiganiro bijyanye n'ubuzima ndetse n'imitekerereze, Bibiliya, iyobokamana ndetse n'ubutumwa bwiza, ibi byose ni ibiganiro usanga aha ngaha kuri Sobanukirwa 5 TV. Njyewe rero ndi Tadeyo Ikimana ishaka ubagezaho ibi biganiro nk'uko bisanzwe. Reka rero twihute twikomeza twiganirira nyine kuri topic yacu. Hari ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya, ubundi gutandukana ni ibintu bibabaza cyane mu by'ukuri. Kuki ubundi gutandukana na byose ubwabyo bishobora kubabaza cyane. Ubundi gutandukana birababaza, impamvu ni uko nyine umuntu aba yarubatse amarangamutima yo mu wundi muntu. So rero iyo mutandukanye cyangwa se iyo mwakundanaga cyangwa mubanye nk'igihe kinini, ni ukuvuga ngo muba mwarasangiye ubuzima, mugasangira imigambi, mugasangira amabanga, ndetse usanga n'inzozi zanyu z'ejo hazaza, icyo cyose usanga ari ikintu nyine muba mufatanyije. Niyo mpamvu ibyo ngibyo iyo bisenyutse mu by'ukuri, umutima wumva yuko hari ikintu nyine kinini utakaje. So rero ni ukuvuga ngo hari abantu mu by'ukuri usanga rimwe na rimwe ugasanga ntibasinzira neza, ugasanga harimo n'abatarya, ugasanga abandi bahorana ibibazo cyangwa se bagahora babaza ati ese ni iki nakoze kibi, ese nakoze nabi. Ariko hari nanone ikintu uba ugomba kumenya, burya kubabazwa nyuma yo gutandukana ni ibintu bisanzwe. Icyo ni ikintu ugomba kumenya ko uba uri guhindura ubuzima cyangwa se uba urimo urahindura ibihe. Ni ukuvuga ngo icyo kintu mu by'ukuri kiba kigomba kubaho. Rero nta muntu mu by'ukuri uba ukunda nko gutandukana noneho ngo usange bimunyuze. Burya ntabwo ntekereza ko umuntu yatandukana cyangwa se n'uwo bashakanye ngo usange bimunyuze atari we biturutseho. Hanyuma icya kabiri rero usanga hari nk'ikosa abantu benshi bakora, burya ikosa rikomeye abantu benshi bakunda gukora ni ukwiyanga nyuma yo gutandukana. Abantu barikiyanga, ariko bavuga bati sinari nkiri mwiza, nta gaciro ngifite, sizongera gukundwa. Rero ugasanga hari amakosa nyine nk'ayo ngayo akorwa n'abantu bumva yuko ibyo ngibyo ariko bimeze. Ariko rero kuba umuntu yagusize mu by'ukuri ntabwo uzi ko nta gaciro ufite. Hari igihe abantu bashobora gutandukana kubera wenda imico itandukanye, kutumvikana, uburakari, uburiganya cyangwa se n'ibibazo by'ubuzima. Rero ntugomba gupima agaciro kawe mu by'ukuri ukurikije umuntu wagusize. Icyo ni cyo kintu cya mbere uba ugomba kumenya. Ni ukuvuga ngo agaciro kawe mu by'ukuri ntikagabanuka kubera ko hari umuntu wananiranywe cyangwa se umuntu mwananira kubana nk'umuntu w'ingenzi. Ntabwo icyo ngicyo ari ikintu kiba cyagombye gukuraho agaciro kawe. Icya gatatu, kwemera yuko wababaye. Hari abantu benshi mu by'ukuri bihatira kwigira nk'aho nta kibazo bafite, ugasanga arashaka kwimahoroniza, ugasanga nyine yumva ko nta kibazo, nyamara ugasanga baraseka
ugasanga imbere y'abantu baraseka ariko imbere mu mitima yabo mu by'ukuri ari abantu bashize. Rero ikintu ugomba kumenya kugira ngo ukire, icya mbere ni uko ugomba kwemera ko wababaye, urumva? Ikindi ukemerera umutima wawe ko wakomeretse. Burya rero no kurira ntabwo ari intege nke, ahubwo burya akenshi iyo umuntu arira uba usanga arimo araruhuka. Rero kurira mu by'ukuri ntabwo izo ngizo ari intege nke, ahubwo burya iyo urira nanone uba uruhura umubiri. Ikindi hari abantu bakira kuko bemeye ukuri, aho guhishira ibinyoma. Ugasanga umuntu yemeye nyine ko yarakojeje, ni wakoze amakosa arabizi neza, none icyo kintu akacyemera nyine, akemera ko cyabayeho kandi kikaba cyarabayeho nyine, azi neza ko ari we wateje icyo kintu. Rero ni ukuvuga ngo iyo uhora uhisha amarangamutima yawe, ni ukuvuga ngo ibikomere byawe bishobora kumara n'iki? Bishobora no kumara igihe kinini. Iyo ukomeza uhisha amarangamutima yawe, ni ukuvuga ngo bya bikomere ni hahandi bizamara igihe kinini cyane. Hanyuma icya kane ugomba kwirinda, ni ukuvuga ngo irinde gukurikirana uwo mwatandukanye. Ni ukuvuga ngo niba umuntu mwaratandukanye ntabwo ari ngombwa ko umukurikira. Ni ikosa rero rikunze kubaho cyane, umuntu ahora areba, ugasanga umuntu ahora areba sitati z'umuntu batandukanye, ahora areba amafoto, akareba abo bari kumwe, cyangwa se ibyo nk'ibintu wenda ashyira nko ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga ibyo byose umuntu arakomeza kugenda abikurikirana kandi azi ko batandukanye. So rero ibyo bituma nanone umutima wawe ukomeza kugira ibikomere, ibyo bituma umutima wawe udakira. Rero n'ubwo ngo niba ushaka gukira, hari ibintu uba ugomba kwirinda. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba kwirinda, ugomba kugabanya kumukurikirana. Icyo ni icya mbere. Ni ukuvuga ngo ntura ushaka kumenya ubuzima bwe buri kanya. Rero hari igihe umuntu akira ariko uko yemera, ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu mu by'ukuri usanga akira ariko uko yemera kurekura ugasanga nabyo biramugoye. Rero kurekura si ukwanga umuntu, kurekura ntabwo ari ukwanga umuntu, ahubwo ni ukugira ni uguha umutima wawe amahirwe yo kongera guhumeka neza. Icyo ni cyo kintu uba ugomba kwitaho. Hanyuma ikindi cya gatanu, ugomba gutangira kwiyubaka bundi bushya. Kwiyubaka bundi bushya ni ukuvuga ngo nyuma yo gutandukana ntabwo wagombye gucika intege, cyangwa se ntiwagombye no kwicara ngo wumve ko ubuzima bwawe burangiye. Hoya, ahubwo utangira gukora ibintu byubaka ubuzima bwawe, ukundi ukora agasiporo, wiga ibintu bishya cyangwa se ibintu bitandukanye, ufite uburyo ukore bizinesi yawe. Hanyuma niba ngombwa usome n'ibitabo runaka. Hanyuma kandi niba nanone uri umukristo, wumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana naryo ni ikintu cy'ingenzi, kubera ko ni ikintu nyine kigera ku ndiba, cyangwa se ni ikintu kimara inyota, cyangwa se ni ikintu kidufasha kuba cyadufasha cyangwa se cyaduhumuriza muri ibyo bibazo tuba turimo. Rero igihe umuntu agiye mu byubaka ejo hazaza, ntakomeze kureba hashize, ahubwo akajya imbere mu hazaza he, ni ukuvuga ngo agenda akira buhoro buhoro. Rero hari abantu bamwe gutandukana kwabaye nk'intangiriro y'ubuzima bushya. Rimwe na rimwe ibintu bisenyuka kugira ngo hubakwe ibikomeye kurushaho. Icyo ni cyo kintu cya mbere ugomba kumenya. Rimwe na rimwe uvuga ngo hari igihe ibintu bisenyuka iyo bitari bifite umusingi muzima, ariko bikaza kuba kugira ngo nuhaze kubakwa ibikomeye kurushaho. Icya gatandatu rero ni ukutihutira urundi rukundo, udahita wirukanka nanone kandi ngo uhite ujya mu rukundo. Abantu benshi rero bahita bashaka undi muntu vuba cyane kugira ngo bibagirwe ububabare, ariko ikibazo ni uko mu by'ukuri iyo umutima utarakira neza, ushobora kujya mu rundi rukundo witwaje ibikomere bya kera. Rero icyo gihe nujya n'ubundi mu rukundo witwaje ibikomere bya kera kandi umutima utarakira, n'ubundi ushobora kuzitera ibibazo, kubera ko n'ubu ushobora guhura n'undi nawe akakugirira nabi, none ugasanga bibaye ikibazo kurenza n'icyo wari ufite. Rero ikintu cya mbere ugomba gukora, banza ukire, banza wisobanukirwe, banza wongere
gukunda ubuzima bwawe. Icyo ni cyo kintu cya mbere wagombye gukora. Rero umuntu wishimye ari wenyine niwe ushobora kugira urukundo rwiza. Icyo ni cyo kintu ugomba kumenya. Kuba rero utishimye ntabwo ibyo biza kuvuga ko n'ubundi uri buze kujya mu rukundo hanyuma ngo ubuzima bwawe buze kuba bwiza. Ntabwo bishoboka. Icya munani rero ni ukumenya ko ubuzima bwawe butangiye, cyangwa se ukamenya ngo ubuzima bwanjye noneho buratangiye. Hari abantu benshi rero bumva ko avuga ati njye sinzongera gukunda, sinzongera kugira ibyishimo, ariko ubuzima burakomeza. Ubuzima burakomeza. Hari abantu rero benshi bongera kubona amahoro, cyangwa se bongera gukunda, ndetse ugasanga bongeye no kubaka ingo nziza nyuma y'uko banyuze mu bihe bikomeye, cyangwa se nyuma y'uko batandukanye n'abo babanaga bwa mbere. Rero igihe kiragufasha ariko ugomba kwemera gukira. Icyo ni icya mbere. kandi ntukemere ko umuntu umwe asenya ejo hawe hazaza hose. Ni gute wemera ko umuntu umwe aza agasenya byose, akagusenya burundu, agasenya ejo hazaza hawe hose? Ntabwo aba ari byo. Ugomba kwita kuri icyo kintu. Ikindi rero cya munani ni uko uba ugomba nanone kwegera Imana. Ukegera Imana, ukamenya urukundo rw'Imana, ukamenya uburyo yagukunze, ukamenya uburyo yohereje Yesu Kristo kugira ngo apfire ibyaha byawe, umwana w'Imana, hanyuma noneho abashe kukuyobora kandi anakuyobore muri ibyo bibazo ndetse nayo makuba yose. Rero gusenga cyangwa se kwegera Imana, cyangwa se kuba hafi wumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana naryo riragusubizamo intege mu gihe ufite umutima ushenjaguritse. Rero niba nawe hari ibyo wanyuzemo, wibuke ko gutandukana bishobora gusenya igihe gito, ariko kandi nanone ntibigomba gusenya ubuzima bwawe bwose. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kugira gute, ntabwo ushobora gusenya, cyangwa se bishobora gusenya ubuzima bwawe bwose. Rero ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ushobora kongera kwishima, ushobora kongera gukunda, ushobora no kongera kubaho neza. Rero niba iyi videwo yacu yakugiriye akamaro, ukande like, ukande share, ukande na subscribe kuri Sobanukirwa 5 TV. Noneho nawe wandike no muri comment, nawe ikintu kigufashije, cyangwa se ikintu cyabasha gufasha abandi. Ese ni ihe nama watanga cyangwa se waha umuntu uri kunyura muri ibi bibazo? Rero nawe ushobora kuyandika muri comment kugira ngo n'abantu badukurikiye nyine bakomeze bafashwe, cyangwa se bakomeze bunguke nk'uko Isobanukirwa 5 TV ikomeza kugenda ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye.